Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana mwese aho muri. Ndashimira umwami Imana ko yashimye kongera kumpa uyu mwanya wo kongera kuganira namwe ku byanditswe byera. Ni iby'agaciro kanini n'ukuri. Ubu ngiye kongera kubanza gusenga mbere yuko dusoma mu ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye muri kano kanya. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ibyo ndi bukore byose, ibyo ndi buvuge byose bibe bivuye mu gushaka kwawe Nyagasani. Ndakwinginze uhoraho kugira ngo abe ari wowe wivugira, ariko nkubere mikoro gusa. Mwami w'abami, ubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza rino jambo ryawe. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo ungide muri byose, umbere umukonseye. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen amen. Mbega Mukama, mbe no guheba nkajahe, kwari we ufise amajambo y'ubuzima. Nduwawe Mukama, nta wundi nizeye, nta wundi no kwirukira atari wewe. Mbega Mukama, mbe no guheba nkajahe, kwari we buri nzira jana kwa Data. Nduwawe Mukama, nta wundi nizeye, nta wundi no kwirukira atari wewe. Haleluya, amen. Uno munsi turakomeza dusoma mu itangiriro. Turasoma ku gice cya 19 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 29. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abamarayika bagera i Sodomu, abaho babagirira nabi. Babamarayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye. Arababwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. Arabahata bagiwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe bararya. Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi, arasohoka arukingira inyuma ye. Arababwira ati, bene data, ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagire ibyo mushaka byose. Gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Baramusubiza bati, have tubise. Bati, uru rugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza.
turakugirira nabi iruta iyo tugiye kugirira ba bandi. Basunika Loti cyane begera urugi kurumena. Maze ba bagabo basingiriza Loti amaboko bamwinjiza mu nzu bakinga urugi. Batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Ba bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo. Tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka, akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati, nimuhaguruke muve aha hantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'ibikino. Abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. Nuko bukeye mu gitondo ba bamarayika batera Loti umwete bati, haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uk'umugore we n'ay'abakobwa be bombi. Uwiteka amubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati, hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati, bye kuba bityo mwami, ndakwinginze. Dore umugaragu wawe nkugireho umugisha, kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye ubwo ukijije ubugingo bwanjye. Sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungirwaho, kandi ni muto. Reka nkungiremo ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? Aramusubiza ati, dore ku byo uvuze ibyo, ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. Ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Loti agera i Sowari izuba rirashe. Maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Atsembayo iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Aburamu azinduka kare ajya aho yari yahagarariye imbere y'Uwiteka, yerekeza amaso i Sodomu n'i Gomora n'igihugu cyose cya cya kibaya, abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome. Ubwo Imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutse Aburahamu, yohereza Loti ngo ave muri iryo tsembwa. Ubwo yatsembaga imidugudu Loti yari atuyemo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Mwumvise iki gisoma tumaze gusoma, nukuri ni igisoma gikomeye cyane, ni igisoma kibabaje, giteye agahinda kenshi. Ubushize twumvise ukuntu Imana yohereje abamarayika batatu gusura Aburahamu. Aburahamu abakira neza cyane,
bagirana ibihe byiza. Barangije ku kagoroba bugorobye nibwo bamusezeragaho, bagenda berekeza Isodomu aho Loti yari atuye, muri uwo mudugudu Loti yari atuyemo. Mu by'ukuri uwo mudugudu warimo abantu bananiranye, abantu bakoraga icyo bashaka, bari bibereho uko bashaka kose. Kandi tubirebye nkuko twabisomye mbere, Loti niwe yatoranyije kuhaba. Loti yitegereza ukuntu hasa neza, yitegereza mbega ko ari ahantu habereye ijisho. Aravuga ati hariya niho ntoranyije. Aratoranya ajya kuba Isodomu, ariko ntabwo yari azi ibyo asanze, ntabwo yari azi imyuka mibi agiye guturana nayo. Bene data, ibyo bintu no kubyitondera. Buri gihe twifuje kwimukira ahantu, ni ukubanza kwanza kuhasuzuma, gusuzuma komine ugiye guturamo imeze ite. Kuko hari amakartier, hari umudugudu wose usanga abantu ari abasinzi bose, abana babo ari abasinzi, cyangwa se ari banywa urumogi. Ugasanga uwundi mudugudu ni umudugudu w'abantu bafite uko bameze, kandi ugasanga bose barasa. Ibyo rero no kubyitondera, umudugudu umuntu aturanya kubamo. Ntitukarebe imidugudu ibengerana, ifite amazu meza, ibintu nyine bibengerana byiza, ngo twifuze kuba muri uwo mudugudu tutarasesengura kwanza uwo mudugudu umeze ute, abantu baho batuyemo bameze bate, bitwara bate. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane, kuko hari imyuka y'ikuzimu yugariza buri mudugudu wose. Hakabaho umudugudu hari icyuka gitera abantu ubusambanyi, hakabaho uwundi mudugudu hari icyuka gitera abantu kuba abatsinzi, n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu rero tutagomba kujyana nyabahururu tujya gutura mu midugudu tutazi, cyangwa amakartier tutazi ayo makartier harabera iki, hameze hate. Ibyo no kubyitondera cyane. Nko muri iki gihe cya none abantu benshi bakakwifuje kuba gutura ahantu hari ibintu bigezweho. Hari abantu bakize cyane, wenda nawe urugero, wenda nko muri Hollywood, umudugudu wo muri Hollywood, haba abantu bakina amasinema, abantu bazwi cyane n'isi. Umuntu yakubwira ati ujye guturayo kabisa, abantu bagenda biruka. Ati nanjye ngiye gutura muri Hollywood, uriya mudugudu uzwi cyane. Iyo Hollywood se uzi ibyuka bitsikamiye Hollywood, urabizi? Ibyuka by'ikuzimu bitsikamiye Hollywood, waba uzi bimeze bite? Nk'uko Loti yari umukiranutsi, ariko ajya kuba muri uwo mudugudu kuko yabonye ko ari mwiza cyane, ari abantu b'abatunzi, hasa neza cyane. Ariko ntiyamenye iyo myuka mibi agiye kubana nayo uko imeze. We yakoresheje amaso y'umubiri. Uwiteka dufashe tuzajye dukoresha amaso yo mu mwuka, tubanze tugenzure ikintu mbere yuko tuhatura. Nuko rero abamarayika uko ari 3 baragenda bamanuka Isodomu, bajya gusura, bari bagiye gusura Loti. Ariko Loti aza yiruka cyane abasanganira, nk'uko twabisomye, abasanganiye kubita hasi, ati mwakabyara rwose mumbabarire ntimuce ku rugo, muze murare, hanyuma nibucya mukomeze inzira zanyu.
mukomeze urugendo rwanyu nyine, kuko bari bashaka kugorobereza kwa Loti. Mbega twavuga wenda ko bari bahageze hari hamaze kuba akabwibwi ka nijoro nyine, wenda tuvuge twabyita nko saa 12 za nimugoroba, wenda dufata ibyo saa 12 n'igice. Ubiroye ni muri aya masaha bari bageze kwa Loti, ijoro ryari ryinjiyemo. Ariko Loti abasanganiza urukundo rwinshi n'urugwiro rwinshi cyane. Mbese yabikoze nk'uko Aburahamu onkle wiwe yabikoze. Aba bantu bari barahezagiwe, aba bantu bari bafite umutima wa kintu, umutima mwiza cyane. Loti yabasanganije urukundo rwinshi n'urugwiro nk'uko Aburahamu nawe yabikoze. Aburahamu yasanganije abantu b'Imana urukundo rwinshi n'urugwiro. Uretse ko bari n'abakiranutsi, ariko bari bafite urwo rukundo rwinshi rwo gukunda abantu no kugirira urugwiro abantu. Kandi icyo kintu Imana yakibakundiraga cyane cyane. Ariko yari famiye uhezagiwe. Mutinye ikintu cyatumye Imana yohereza abamarayika bayo uwo mudugudu w'i Kanani Aburahamu yari atuyemo n'abari bahatuye bose. Ariko Imana igatoranya ikavuga ati mujye mbohereje kuri Aburahamu. Kuko Imana yabikoze. Imana yabikoze kuko Aburahamu niwo mukiranutsi wari aho ngaho Kanani. Irabatumite nimwumva kwa Aburahamu murajyahe? Murajya kwa Loti. Kandi abo marayika bari baje bakora iki? Bari baje bazanye ubutumwa bwiza. Bari bazanye ubutumwa bwiza Aburahamu. Bamuzaniye igisubizo. Bari bamuzaniye igisubizo cy'ikibazo yari afite imyaka n'imyaka. Ikibazo cyari cyaramubabaje imyaka n'imyaka cyo kubura umwana we n'umufasha wiwe Sara. Baramubwira ati uyu mwaka utaha nko muri ibihe uzaba wabyaye umwana w'umuhungu. Numva ni inkuru nziza wa marayika bari bamuzaniye. Kuki bari bamuzaniye? Imana nyine yarabatumye kuko ubwiza bw'Imana, imbabazi z'Imana ziba ku bakiranutsi. Wibaze nkaho uwo mudugudu utuyemo, iyo quartier utuyemo, niba uri umukiranutsi, niba uri umwe mu bakiranutsi baba muri uwo mudugudu utuyemo, mwene data, abamarayika bazaza bagusure nawe. Abamarayika bazaza bagusure. Ubutumwa bw'Imana bwiza buzaza bukugereho. Niba hari ikibazo cye cyose urimo kurwana nacyo, uburemere bwacyo kose ubwo bwaba bungana, icyo kibazo nubwo cyaba kiremereye gite, nkubwiye ko igihe kizagera abamarayika nabo bakaza gusura nk'uko baje gusura Aburahamu, nk'uko bagiye gusura Loti wabaga Sodomu. Aburahamu bari bamuzaniye ubutumwa bwiza n'ibisubizo by'ibyo yarwananaga, by'ibyamubabazaga kera kuva imyaka n'imyaka. Nawe nuko bizagenda niwihangana, ukihangana, ugakomeza kwihangana nk'uko Aburahamu yabikoze, ukagira urukundo rwinshi rwo gukunda abantu b'Imana Imana yaremye nk'uko Aburahamu yabikoze, ukagira urugwiro wo kumva ufitiye urugwiro abantu Imana yaremye mu ishusho ryayo, mu nzego zose barimo, ari abarwayi, ari abakene se, mu nzego zose ukumva ufitiye abantu urukundo rwinshi, ukumva wifuza. Iyo umuntu afitiye abantu urukundo rwinshi, urumva ko umuntu ahita agenda akora ineza hose aho aciye hose, ahuye n'abantu ukabakorera ineza, mbega ukabaha ineza abantu, ukabaha ineza, ukabaha urwo rukundo rwinshi.
ku buryo umuntu asigara avuga ati kabisa hano haje umuntu wansuye ufite urukundo rwinshi. Abantu bakabyiratana, ego babyiratana pe. Ugiye gusura umuntu avuga ati kabisa nasuwe n'abantu benshi, ariko uwansuye uyu munsi yari afite urukundo rwinshi. Umuntu twahuye uyu munsi mu nzira, nahuye n'umuntu udasanzwe, umuntu ufite urukundo rwinshi, umuntu ufite urugwiro. Ese ibintu biracyabaho koko? Abantu bakagenda babyibaza gutya, ese biracyabaho? Urukundo mvuga gutya ntabwo ari urukundo rw'abisi. Mwene data, niba ukunda umuntu ukamwereka ko umukunda kandi ari inyungu umushakaho, ufite ikintu umushakaho, urwo ni urukundo rw'abisi. Urwo ntabwo ari rwo rukundo ndimo kuvuga ahangaha. Urukundo rw'Imana rwinshi ni urukundo rutarebera inyungu, urukundo rutarebera inyungu, urukundo rutagira profit. Gukunda umuntu gusa ukamukunda urukundo rwinshi kandi nta kintu umushakaho, nta kintu umushakaho, ukamukunda gusa, urukundo rw'Imana, urwo ngurwo rw'abakiranutsi. Habaho urukundo rw'abisi, kabaho n'urukundo rw'abakiranutsi. Urwo rukundo rw'abakiranutsi nirwo Abraham na Lot bari bafite, kandi nirwo rw'Imana nyine. Urwo rukundo rwinshi n'urugwiro no kwihangana, ibyo ngibyo nibyo bikurura abamarayika mu buzima bwawe. Ibyo ngibyo nibyo bizakurura abamarayika mu buzima bwawe. Abamarayika bazagusura muvandimwe, ibyo nibyo nkubwiye kandi nkubwije ukuri. Abamarayika bazagusura mu buzima bwawe, bazakugendera isaha n'umunota utazi. Bashobora kuza ku manywa, bashobora kuza saa sita, bashobora kuza nijoro. Isaha n'isaha ntabwo uyizi, ariko bazaza. Uzabwirwa nuko bahageze, uzabwirwa nuko ikibazo cyawe ubunye kigiye, ikintu cyari kikuremereye cyane ukabona kirashize. Uzabwirwa n'icyo ko abamarayika bagusuye, uzabwirwa nuko amarira wari ufite ahindutse ibitwenge, uzabwirwa nuko usiga iminiho wari ufite n'amaganya wari ufite n'agahinda wari ufite, ibyishimo ari byo byuzuye umutima wawe. Aho ngaho uzamenye ko abamarayika bagusuye, abamarayika b'Imana baguhaye icyo gisubizo. Ibyo bintu wagwanaga nabyo mu buzima bwawe, ibyo bintu byakunaniye, ibyo bintu bikuremera, bikubuza amahoro, bituma utabaho kuri isi widegembya, bituma utabaho kuri isi n'umunezero. Ibyo bintu niwihangana ukagira urukundo rwinshi nkuko ndimo kuruvuga, ukagira urugwiro, urukundo rwinshi rw'abakiranutsi n'urugwiro rw'abakiranutsi no kwihangana, abamarayika bazagusura. Abamarayika bazakuzanira ibisubizo, batumwe n'Imana kugusura muri uwo mudugudu. Uwo mudugudu aho ngaho utuye nyine, muri iyo quartier nyine, bazaza bazi neza aho utuye, bazi adresse yawe. Shikama muvandimwe, ushikame ku ijambo ry'Imana. Dushikame duce ubwenge, tumenye ubwenge, kugira ngo tubashe kubaho kuri iyi si nk'uko Imana ibishaka, kugira ngo Imana itugirire neza nk'uko ibishaka. Erega Imana ihora yifuza kutugirira neza, ariko ibura uko utugirira neza kubera kwinangira kw'imitima yacu. Ariko intego y'Imana no kutugirira neza, intego y'Imana no kutunezereza. Haleluya, amen. Nuko abamarayika baramanuka bajya Sodoma na Gomora, muri uwo mudugudu aho Lot yari atuye. Lot arabasangana n'urukundo rwinshi cyane rw'abakiranutsi, abasanganiza urugwiro. Babanje no kumwangira bagati ntago turara tugenda. Arabinginga, baremera, baraza mu rugo rwe, abakirana, mbega arabakira bishimishije cyane. Arabatekera, bararya, barasangira, barishima. Ariko bamaze kurya, bumva abantu barakomanze ku muryango, uko twabisomye. Abagabo bo muri uwo mudugudu wa Sodoma
bagota urugo rwa Loti, barakomanga bagati Loti Loti, abo bagabo twabonye baje kugusura muri ino joro, turashaka kubagirira nabi, turifuza kuryamana nabo. Murumva ayo mahano y'abo baturage ba Sodomu. Loti abyumvise agahinda karamushengura, agahinda karamwica, arasohoka aragati, arabingingira agati, rwose ahubwo mfite abakobwa banjye babiri b'isugi baba vierge, mwafuma mubagirira nabi aho kugira ngo mugirire nawe abashitsi banjye baje bangana. Bavuga ati iki kigabo cyaje ari ikinyamahanga kiza gutura mu mujyi wacu, none dore nacyo kigize igicamanza. Ati tuve mu maso, ahubwo nutareba nabi turakugira nabi kurenza uko dushaka kugira nabi abo bashitsi bawe. Ni sinema rero ibyahabaye aho ngaho. Barimo guforsa umuryango, bakubita Loti bagaterera hariya. Abamarayika basova Loti baramukurura bamwinjiza mu nzu, umuryango barawukinga. Bamaze kubikora gutyo, abo bagabo bose ari abakuru ari bato bose babateza ubuhumyi, babimpumye. Abamarayika babateza ubuhumyi, bagenda bashakisha umuryango wa Loti aho uri, barabura kuko bari bamaze kuba impumyi. Haleluya, amen. Ibyo ngibyo birashimishije cyane kubyumva. Bavandimwe, mwumva ubukiranutsi bwa Loti aho bwari bugeze. Ibyo yavuze nta n'umuntu n'umwe yavuga. Abantu batuzi baba kuri isi muri iyi generation yacu vraiment, sinzi ko hari umuntu wavuga ati aba bashitsi banjye bagira ngo bagirire nabi, bafume mbaha abakobwa banjye b'isugi mubagirire nabi, abagira ngo mugirire nabi abashitsi. Uwo ninde mukiranutsi wavuga gutyo? Ninde? Ntawubaho. Mwumve Loti na Abraham urwego bari mu rwego hejuru cyane. Umwami Imana ntabwo yari abishimiye kubusa, ntabwo yabakunze kubusa. Imana ikunda umuntu, imukunda ikintu, umutima wabo, imitima yabo yarayikundaga cyane. Biteye ubwoba vraiment. Yari yemeye gutanga abakobwa b'isugi, ariko ibyo ngibyo ntabwo byari kubaho. Yari yagenderewe n'ijuru. Abamarayika bari bahashitse, abamarayika bari baje kuhanagura amarira ya Loti, bari baje guhanagura ugutaka kwa Loti. Yabaga muri uwo mudugudu ari umukiranutsi, ariko atsikamiwe n'icyo cyuka cy'uwo mudugudu. Yari yarashobewe, mbega niko nabivuga. Abanyarwanda bavuga ngo gushoberwa. Iyo umuntu yashobewe ngo ubuze uko agiragwa neza, niko Abanyarwanda baca umugani. Yari yarashobewe, agatakira Imana ye, agataka. Uretse na Loti n'abandi bose bari batuye muri ako gace begeranye na Sodoma na Gomora, batakiraga Imana ati Imana dutabare. Igihe kiragera rero, Imana izana abamarayika bayo kugira ngo bahore iyo nabi yakorerwaga muri Sodoma na Gomora. Haleluya. Kubona Imana yaracaguye gusura Loti nuko yari umukiranutsi mu mudugudu wa Sodoma aho yari atuye. Ese mwibaza yuko iyo Loti atahaba muri uwo mudugudu, abamarayika bari kugenda, bari gufata umwanya wabo bagenda muri Sodoma bashaka iki? Ntago bari kuhakandagira.
imana yo gukubita umuriro n'amazuku ikabaturitsa ikarangiza, nta nubwo abamarayika bari kwanda. Abamarayika icyabazanye Sodomu ni ukugira ngo basove Loti, nta kindi cyabazanye, kuko yari umukiranutsi w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. None murumva bavandimwe, nituba abakiranutsi Imana izohereza abamarayika bayo. Kandi icyo tugomba kumenya nuko mu magwe y'abamarayika y'abakiranutsi, aho umukiranutsi wese ari, abamarayika nibo barahahora. Hari ibyo tumenya n'ibyo tutabasha kumenya. Abamarayika barinze abakiranutsi b'Imana ku manywa na nijoro, ku manywa na nijoro. Imana yaba yatwugururaga amaso yo mu mwuka kugira ngo twirebere uburinzi, twirebere ukuntu abakiranutsi barinzwe. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Aho umukiranutsi wese ari, umukiranutsi wese ahari, ubwiza bw'Imana akurura ubwiza bw'Imana, akurura ubuntu bw'Imana. Aho umukiranutsi ari niho Imana yifuza kubiri, niho Imana ibihari. Uko n'abakiranutsi barinzwe. Ese mwibaza kuri isi iriho amahano tubona kuri isi n'ibintu byose bibakorerwa biteye ubwoba, mwibaza ko Imana ibitararimbuye isi kuva kera? Ibintu byaberaga Sodoma na Gomora n'ubu no muri isi turimo birakorwa. Ariko niba Imana itararimbura isi, nuko hakirimo abakiranutsi, nuko harimo abakiranutsi. Ntabwo Imana ishaka kurimbura isi, kuko hakiri abakiranutsi muri isi batuma isi ihagaze. Muvandimwe, bene data, reka dusabe Imana, twinginga Imana tugira abakiranutsi. Tuba abakiranutsi kuko niho hari kumukiranutsi, nirwo rufunguruzo rw'ibisubizo dufite, nirwo rufunguruzo bambe rw'ibibazo dufite, ni rumwe mu rufunguruzo rw'ibibazo dufite. Kuko abamarayika baraza bakaguha ibisubizo, kuko uri umukiranutsi. Nuko bimeze, nkuko bagiye gusura Loti, nkuko bagiye gusura Aburahamu, niko nawe bazagusura. Icyo gihe bashobora kuza ubizi cyangwa ntunabimenye, ariko uzabimenya ko wumvise amahoro menshi umutima. Uzabimenya nuko ibyo bibazo byari bigutsikamiye ubuze aho binyikiye, biranyika, abamarayika bahita babirangiza mu kanya gato. Haleluya, amen, amen. Nuko rero abamarayika batera ubuhumyi abo baturage, abo bagabo muri Sodoma bari baje kwataka abashitsi ba Loti. Bari baje kwataka, ariko ntago bari bazi abantu baje kwataka baribo. Abamarayika kandi barangije baraharaye, baraye muri urwo rugo rwa Loti, baraharaye nkuko Loti yari yabasabye. Abo bose abagabo bose bari impumyi, bari babaye impumyi. Barabihorera ati muwace mureke abo ngabo. Basura Loti, baraharara. Mu gitondo bazinduka babwira Loti ati genda ubwire umuryango wawe, genda ubwire abakazana bawe, abakwe bawe bambe, ubabwire ko tugiye kurimbura Sodomo, kugira ngo bahunge baticwa, badapfana n'abandi bose. Loti arabikora, arababwira. Abo bakwe bari barongoye abakobwa ba Loti, arababwira. Umva, babifashe nka blague, babifashe nka byenda gusetsa, urazi iyo ubona byega bimeze nko muri cya gihe cya Nowa.
ubona ibintu bimeze neza, abantu baranjoyinga ubuzima, ibintu bimeze neza, abantu bakora amafete, nta akase uyu mujyi ushobora kurimbuka gute? Iwe hagati ahubwo mu masaha abiri uyu mujyi urawurimbuka, umva wibwiye n'abantu bungiye cyane none baguseka cyane, ati umujyi urarimbuka, uri musazi cyangwa se nibyenda gusetsa. Nuko abakwe ba Loti bamufashe maze baranga. Umva ko nabo bakwe bagiye kwibwira abakobwa ba Loti nabo bakabifata gutyo bakabisuzugura nyine. Sasa rero abamarayika bakomeza kubwira Loti ati va aha ngaha, fata umugore wawe n'abakobwa babiri bawe mubana, mugende musohoke muve muri umudugudu aka kanya. Ariko Loti agira gushidikanya, yanga kubikora. Loti yarashidikanyije. Loti kuki yari umukiranutsi w'Imana ariko akanga gukora ibyo abamarayika bamubwira, akagira dute, agashidikanya, akasengenda singenda, akomeza akabura icyo akora. Ni kubera nyine yabaga muri uwo mudugudu, yari atsikamiwe n'icyo cyuka kibi cyabaga muri Sodoma. Nubwo yari umukiranutsi rwose ariko yari atsikamiwe. Ariko kubw'urukundo rwinshi yari afite, no kubw'urukundo rwinshi kubw'urukundo rwinshi yari afite yakirana abamarayika urukundo, niyo mpamvu nabo bamusovye, niyo mpamvu nabo bamufashe akaboko. Abamarayika bagize bate? Bafashe ukuboko Loti, bafata ukuboko umugore wa Loti, bafata amaboko y'abakobwa ba Loti, kuko bari banze kuhava, bari bafite dute. Barabahagurutsa babasohokana muri uwo mudugudu. Mumve ubuntu Imana yagiriye Loti, kuko Imana muri ako kanya yakagombye kurakara kuko Loti ashidikanyije, ariko kubw'urukundo rwinshi, ngo urukundo rwinshi rugira rute? Ruhanagura ibyaha. Urukundo rwinshi n'urwigenzi rw'agaciro kanini. Imana yaramubabariye kubw'urukundo rwinshi yari afite Loti. Imana iramubabarira, iramusova, abamarayika bamufata mpiri ku ngufu bamusura muri uwo mudugudu. Uwiteka asingizwe no kuri. No kubwo kwinginga kwa Aburahamu, ibyo byose Imana yabikoreye na Aburahamu nawe. Ko Aburahamu yingingiye Sodoma ati ni haba abakiranutsi bangahe uzabareka kweri ntuzabarimbura? Ati cyane ahubwo nimbona muri 10 gusa, ntago uriya mujyi nzawurimbura. Iriya migi Sodoma na Gomora bayamba. Ariko abakiranutsi 10 barabuze, ntabari bahari. N'uwitwaga Loti wari umukiranutsi nawe arafite icyuka kimutsikamiye, ko yageze ahantu agira amakenga, agira dute. Ariko Imana iramubabarira, iramuterura, imugirira ubuntu bukabije, kuko nyine yari ufite urukundo rwinshi, kuko Aburahamu yari yaramwingingiye. Bene data, reka twingingire bene wacu bamerewe nabi. Reka twingingire bene wacu batari mu gakiza. Igihe kizagera Imana bibuke, kuko Imana ikorera mu gihe cyayo. Nuko rero nibwo barenze uwo mudugudu, Imana igira gutya, imanura umuriro hejuru, itwika Sodoma na Gomora, irakonkobora. Sodoma na Gomora irashya, yewe n'ibyamwa n'ibimera byose bega byarahe byose, nta cyasigaye. Urumva ko babakobwa ba Loti bahapfiriye kuko batumvise ijwi ry'Imana. Murumva ukuntu bimeze.
ibintu bimeze. Abakwe n'abakobwa ba Loti barapfuye, bapfanye n'abandi kandi bapfuye igihe kitaragera. Bene data, dufite gupfa igihe kitaragera kuko twanze kumvira ijwi ry'Imana. Nuko bimeze, iyo twanze kumvira ijwi ry'Imana cyane rwose dufite gupfa hataragera, nk'uko abakobwa ba Loti bapfiriye muri Sodomu n'abagabo babo, kuko bafashe ibyo papa wabo yababwiye nka joke, nka blague. Twitondere cyane icyo Imana itubwiye tugikurikize, kuko dufite gupfa hataragera kuko twanze kumvira ijwi ry'Imana. Maze umumarayika abwira ba Loti ati ntimurebe inyuma, mugende ariko mutarebe inyuma, mugende muhunge. Ntimurebe inyuma mutararenga ahangaha, niko babwiye. Ariko icyabaye niki? Icyabaye nuko umugore wa Loti yarebye inyuma agira ate, ahinduka inkingi y'umunyu. Bityo ibyanditswe byera bitubwira umugore wa Loti yahindutse inkingi y'umunyu. Kuki yahindutse inkingi y'umunyu? Kuko atumvishe ijwi ry'Imana. Nuko nguko bimeze, nkuko nari mbivuze mbere. Iyo tutumva ijwi ry'Imana dupfa hataragera. Muvandimwe, sinkwifuriza gupfa hataragera kuko utumviye ijwi ry'Imana. Umva icyo Imana ikubwira, umvira ijwi ry'Imana, utazapfa hataragera. Icyo kintu cyitondere. Uko Imana yari iri kera niko iri n'uno munsi. Ntago Imana ihinduka. Hari benshi nk'abo bana ba Loti bapfiriye muri Sodomu, n'uwo mugore wa Loti nawe yabaye inkingi y'umunyu kuko atumviye ijwi ry'Imana. Hari benshi bapfuye kubera iki? Hataragera. Bapfuye hataragera kuko batumviye ijwi ry'Imana. Uwiteka atubabarire kumvira ijwi ryayo, atubabarire kwigamburukira, hato tutazapfa hataragera. Nuko bene data, nizere ko iki gisoma kibahezagiye nkuko kimpezagiye nanjye. Nukuri Imana idufashe kumenya ubwenge, guca ubwenge no gusenga cyane kugira ngo tube abakiranutsi. Kuko ubukiranutsi, urukundo rwinshi, kwihangana, urugwiro, ibyo nibyo bizatuvana muri ibibazo tunyuramo kuri isi bya buri munsi. Kuko abamarayika bazaza batuzana ibisubizo bivuye ku Uwiteka kuko twakiranutse. Haleluya, haleluya. Reka twumvire ijwi ry'Imana hato tutazapfa hataragera. Birakwiriye ko abantu bapfa hageze, abantu bapfa igihe cyabo kigeze, abagira ngo bakenyuke kuko batumva ijwi ry'Imana. Ibyo ntibikababeho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bintu nanjye ntibikambeho mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Mwuka Wera akomeze baganirize kuri iri jambo, ababwire ibyo ntabashe kubabwira. Mukomeze mubitekerezeho, iri jambo murikoreshe mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kuko ino jambo ryaziye kugira ngo turikoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubashe kubaho, tubashe gukira. Nyagasani akomeze abarinde mwege n'abanyu bose. Tuzongera dusubire Uwiteka nabishaka. Haleluya, amen. Shalom.